impamvu urubanza rwa Presqu'île rushobora kongera kuburanishwa birimo bongeyemo byangira ngo nka bibiri ariko icyo nibuka cyane ko sindashaka umwanya wo kwicara neza icyaha cyeza ndonye yeza ndonye no kuterekana inkomoko y'umutungo kuterekana inkomoko y'umutungo n'ubundi muri RIB bari barabimubajijeho nta gishya kirimo ariko bamaze kubona yuko yawerekanye inkomoko aho umutungo waturutse bagikuramo icyo barakireka tuvuze ngo amazi si yayandi biri guhindura isura twaba tubeshye ntabwo wabubeshye biragaragara yuko barimo bashyiramo ingufu nyinshi cyane. Jealous Official TV turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Na Jean Paul Nkundi neza mu isura nshya ya motions sinzi ukuntu uri bukweturoduze ko ndabona ukuntu ukeye abadukurikiye nabo baze gukora comment ariko ndabona iyo nayo ni Ian Collection ntabwo ari motion Ian Collection ko mbona mwashishuye se ka kantu k'imigongo imigongo ni ya Polineri niwe wayisaye se Polineri niwe wayambaye ishati muri concert igitaramo cya Alexis Dusabe Apolineri twamudodeye ishati muri Ian arayigusigira se cyangwa nawe wahise udodesha yawe ukuntu uri kubivuga wagira ngo ye wambaye nta muntu uzi wavuze ati tumaze kubona imyitwarire twarabirukanye rero Apolineri amaze kuza twaramwambitse mbonye bimubereye nanjye njya gukoresha muri Ian Collection uyu mugabo ashobora kuzongera kwambika abakomeye hano imbere mu gihugu nyuma yo kuva i Huye uhakubitiwe hatikuriwe wahise unyura muri Ian nari mbisangamo Ian gasobwa mbere nyambika yewe nambikwa na Ian kandi ntazadohoka kubera yuko ni umukristo ntabwo imyenda ye nayambura ngo ibibushwambagara nkuko Kenisi yajugunye Kenisi ntabwo uzi aho yayitaye ya shati ya motion gutwika se ariko yarayitwitinya kwitwika mu kiganiro yavuze ko azabikora ariko yanabikora Kenisi uzarebe ko ntiyirukanira abanyamakuru icyarimwe ariko uri kujijisha Ivubi wari uryamyeho ryarasebye ariko nari navuze ko Ivubi barigandagurira i Butare navuze ko ngiye gutera waraza urayitera koko naragiye ibintu bya danje twakoze no gukubita ipoto erega Manzi Thierry nabonye bari kumwita ari Magwaya yigomere Moraes Kigali ariko kumujyana na Magwaya wa Mani yazanye ibintu byo guproteger ntabwo bibaho kipe nari nabivuze kipe yari zikikeneye ifite amanota ane yayo Ivubi naryo ngo rirashaka ngo 5 ngo risigare mu mibare gutese yabwo ngira ngo iyo ritsindira wa mukino na 5 ryasabwa gutsinda Senegal rigahita rikomeza oye iyo ritsindira wa mukino ryari kugira 5 ryatsinda Senegal 8 rikagira 8 urumva bigasaba ko Mozambique nta nicyo byari gusaba Mozambique itsinda Benin yari kugira 7 kuko ejo bari kuba batsinze nyine ubwiyo none se Benin yari ifite 5 yari ifite 3 oye na 3 yakinnye na Benin yakinnye na Senegal biranganye ihitigira 5 Benin ifite 5 mu itsinda hari ubwo ikaba ifite n'ibitego umurundo birimo ibyo u Rwanda rwayitwerera birebara ko yigugu ko numva 5 atagira muri Benin 5 arimo Taifa Bruno se yifatiye ku gahanga ministri ateze Mimoza ari hanze nawe arangije akubitira mu mavi yakubitiye mu mavi ariko ko minister kuri no manda yagiye ahura n'ibizazanira yahuye na Bataifa nyine ariko nawe udashyize mu marangamutima minister kurya yasuzugurwa se na Bataifa gusuzugurwa ni ikindi ariko manda ye yabayemo kazi renze kabisa ministeri buri gihe ya sport iragorana kuko ubuyoboye abanyamujyi
ariko kuri ino nshuro byabaye umwihariko gute reba muri ferwafa uvemo urumva uribuka saga zaho urumva nazo zabaye ndende cyane abafungurwa za masita kwegura kugira ute urumva uve muri ferwafa ujye kuri ino saga imaze iminsi ujye kuri iyi forofi tayifu wamwumvishe y'ivubi urumva uzi ibintu atikaguye ntacyo none se wowe ubibona ute mbere yuko turabivaho ngo tujye mu kiganiro nyirizina iby'amavubi bibona tubivugaho iki amavubi ikosa ryakoze ikosa ryabayeho ni uwahaye uyu mutoza imyaka 3 uyu Karirosi hari Karirosi avuga ko ari kubaka ayubaka iki se twagize umutoza witwa Constantino ku gihe cya Dogori twatikuye Congo Brazzaville icyo gihe iraturega badadi ibirori barabacyatura ariho bazaniye abanyamahanga b'amavubi kubirukana n'ibiki umuhinda araza aramupapura Buhinde nde yahise ajya gutoza ikipe y'igihugu y'Ubuhinde umupira w'u Rwanda ni bubaka ubushobozi bw'abatoza bubake n'ubushobozi bw'abana umwana azamukire hasi agenda azamuka nk'aba batwaye igikombe cy'isi ejo bundi aba bantu b'Ibutare ntibagenda harimo n'uwa Tofiri ni abana b'abakire aba bo muri PSG buri mukire wese uzi w'Ibutare afitemo umwana okay so umuturambye kuri wowe umuturambye ni Basenye nkuko inzu ifite imidite bayisenye birukana abakinnyi bari mu Mavubi bose so kubirukana cyaba bihorere ni bakora ingendo shuri mu makipe akomeye bajye muri Senegal bagende bavuge bati iyi kipe imaze gutwara CHAN igatwara CAN ikaba yarageze muri 1/4 muri 2002 biti okay tugira diru nyinshi nabuze abantu budiringa umupira nagacinyaro bijemo baramwirukanye gutsindwa kw'Amavubi ntabwo nababaye birashoboka ko iyo dutsinda twari kugira ngo dufite ikipe ya danje kombe twifitiye bamanzi nari nakubwiye ngo Yannick ntazakijyamo utinda iriya tike yarahombye naze yirira amafaranga yifotoza nari ko duri duhura rwose ariko ikintu cya mbere uzahita umubwira ko Yannick ngo yahamagawe nawe ni ufite guhamagarwa ni nkuko nawe wahamagarwa yari muri forume ariko si ukwicara nawe ku ntebe forume narazibonye yari yicaye match ararangira arataha ni nkanjye wagiye kuri match ndataha hano ubwo ikibazo ari Yannick abana bana bakinnye umupira kera bariye amafaranga yo muri APR na Rayon ageze no mu yabera narekera abana bafite umupira okay ntacyo ubwo iby'ivubi ni ibyo ngibyo reka tubiveho ahubwo nyirizina njye ku byo Musanze hari inama y'abasirikare bo mu karere ka Musanze byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bose ishinzwe kurwanya n'ibyihebe bari gukora inama i Musanze Imara ishirikerano niba ari ishirikerano Imara ku cyumweru hari umunsi w'abapapa kandi koko sha nakogose igikoma kugira ngo numve ukuntu umupapa nyine nawe umunsi w'abapapa niko wa munsi wa match burya mbere gato nari nanyweye agakoma nk'umubyeyi okay nase ko nawe mba wijije kimama yari nanyweye igikoma ku munsi nzi ko watambitsemo akantu gakaze gakanye yenda umukristo nzahora ndiwe okay so uyu munsi rero nifuje ko tuganira byinshi bitandukanye ubwo duheruka kuganira twari twavuze kuri issue cyangwa se kuri case ya Karasira uvugisha umunyamategeko we Maître Kayitana Evode agira ibyo atangaza nyuma yo kugira ibyo atangaza nabonye hari ibindi bishya byaje ariko kandi nk'umuntu wabaye muri case cyangwa se wakurikiye dosiye y'uwitwa Ishimwe Dieudonné alias Preskid iminsi iri kugenda ivaho umwe hasigaye 10 cyangwa 9 cyangwa se 9 cyangwa 8 sinzi iki kiganiro kizasohokera
muri make bizaterwa n'igihe umuntu azanakirebera ariko ibyo ari byo byose hari n'uzakireba habura 5. ibyo rero biri mu byatumye mvuga ni twicare tuganire wenda unatubwire niba hari amakuru mashya yaba kuri iyo case cyangwa se no kuri iya Karasira nabonye yajemo ibintu byinshi kuko nabonye ibyaha byiyongereye ibyaha yarakurikirana nabonye ndacyo kiganira bavuga ngo barashaka kugura ya video bayibona gute ya wa mugore w'igitaramo ariko abantu bakunda ubusambanyi koko ngo twereke ngo duhe sha narazibahaye wanyandikiraga nahitaga nyimuha kugira ngo amahoro ahinde abantu bakunda uburaya ubwo ntibyakwitwa gukwirakwiza se bihuha se oya amashusho y'uko zasoni kandi bayekwatse ukayabaha ntizo ubu utayakwirakwije ntabwo murangira yakubwiye ko nawe yayabonye nawe yamugezeho yamujyaya bati iri birabikurikirana ngo ariko se tugiye gukurikirana umuntu turababwira mubwiye n'icyo dosiye igeze n'umugore yabaye umugore ka kantu atambitsemo ko umuntu ashobora kuregwa ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka umuntu yaravuze ngo njye nayibonye ndi muri Kenya undi ngo ndi mu Bwongereza undi ngo mu Bubiligi ngo nanjye ngeze undi muri Amerika ngo ubwo ibyaha byambukiranya imipaka tayari ngo byarabaye ariko sura umugore niwe koko numvishije Big Man ahamagara birashoboka sinzi wabyumvisha ariko siko numvishe yivugira gikarasi hari n'abamuzi ngo yabanje akazi ko mu rugo ati buriya ngo zamuhima mu Ruhina ni mu Ruhina mu Ruhina ni igitarama tujura ni mu Ruhina mu Ruhina ho simpa ni igitarama ni mu banyura amatwi ariko se hari umuntu urahakana ko ari mu banyura amatwi se azagira ubyandika bihakana so rero kuri video urayitanga se kuri ya nimero video kabisa video mwandikire Jean Paul ayibaye naye bayikwaka hari umuntu muri Amerika wambwiye ngo mbabarira uyimenye mfashe kuruhuka yashakaga kureba uko bikanjwa ashobora kuba yari agiye kujya muri Amerika bwa kabiri isi iriho uburaya koko umukecuru aravuze ati hano mbana n'ibiraya hano nibyo gusa waramwumvishe ati ibiraya nibyo nibanira ati n'iki nicyo ati n'iki turi kumwe nacyo n'iki so gusa abakunzi b'ikipe y'igihugu Amavubi bihangane kandi ushaka kwishima byahagora gutsikamisha umutima ku ivubi ushaka byishima nabonye akantu bari gupostinga niba ngo nubona Amavubi ujye uberereka icyo kintu kirinde hakiri kare anyway ubwo ntabwo twabwira abantu ngo bave ku ikipe y'igihugu ariko ubwo nayo igiye ibikosora kugira ngo ikomeze itange ibyishimo ku banyarwanda ikipe y'igihugu ari itegeko oya ariko rero ntabwo washishikariza abantu kureka gufana ikipe y'igihugu gute se ko kamika muntu ari umutima we yewe ngi Butare bantwike ndare kwa Tofiri ko hazimbye okay so rero kuri no case ya Karasira by'umwihariko sinzi niba ariyo twaheraho cyangwa se hera kwa Karasira nicyo ashaka kumbaza ibyaha kwanza Karasira Aimable kuterekana inkomoko y'umutungo aratazirwa cyangwa se akurikiranyweho ikindi cyaha cy'iyezandonyi ndetse no kutagaragaza inkomoko y'umutungo ni ibintu yafatanywe umva nkubwire ibyaha aregwa bikomeye cyane kurusha utu kuriya ni ukumuhabya nicyo bita umwadiveriseri so ni ukuvuga ngo wowe mu mboni zawe nyuma y'aho gereza yanze kumurekurira ngo ajye kwivuza mu bitaro bya Karayesi bakazana uwitwa Mudenge ubushinjacyaha bwahise butambikamo iki ibindi byaha bibiri none se nibishya yego ko bwavuze none se tekereza ko iki cyaha cyahanishwa imyaka myinshi kurusha icyo guha jenoside ishingiro kiramutse kimufasha ariko se ubundi ngira ngo iyo hari uruhurirane rw'ibyaha bareba icyaha gihanishwa igihano kinini kandi ibi ni peti mu mboni zawe rero kuba ubushinjacyaha bwa si inkuru yanditswe ku wa mbere yego urumva hari ubwo babaza muri auditorium meeting bati ufite iyihe nkuru wowe
akaba yarayabonye ikiganiro cya Karasira akaba akomanze mu bushinjacyaha ati nta bindi ibi ni ibyaha ntabareshya yagiye gushaka si ibyaha by'ubushinjacyaha kare narebaga kuri Twitter y'ubushinjacyaha nta kintu kiriho ubushinjacyaha bwandika ibyaha bukurikiye abantu kuri none se ntabareshya yavuganye nande tujye tuvugisha ukuri ntaho yakotinze se yakotinga ndi nta muntu yakotinze ni ubwino singiyi Twitter y'ubushinjacyaha Twitter y'ubushinjacyaha ubushinjacyaha bukurikiranwa n'ibihumbi 19 dore uyu nguyu uyu mugabo yitwa Ismail yagiye ku Isango Star muri biravugwa ashinzwe kurwanya ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu niyo Twitter ya hafi iriho dore kuri 16 z'ukwa gatandatu so rwabo Karasira Karasira ni umuntu uyu munsi ukurikiranwa n'abantu benshi n'ubushinjacyaha burimo buramutse bwamugeretseho ibindi byaha bwabutwitinga bakavuga bati Karasira oya ariko ntago ari ukubimugerekaho icya kabiri Karasira aragerekwaho ibindi byaha ataburanye cyangwa muzi ko tutakurikiranye urubanza ariko wenda yarabibajijwe oya dosiye se urayifite yabibajijweho ushobora none se yabibazwaho ntabiburaneho ngo babyitseho usanga ubushinjacyaha bwari bukora iperereza umva nkubwire ntabwo ntabareshya ari umwe expert mu bushinjacyaha none se Karasira atanga muri yombi ntabwo twumvise statement ivuga ko ari amafaranga yafatanywe naha bari baje aka kanya ntibabura 5 bahasanga oya ariko ari amafaranga umutungo gusobanura inkomoko y'umutungo si ayandi se yahabwaga n'abadiaspora akaba ariho haba hari siyo mpamvu buranira i Nyanza se iyeza ndonye se none se Karasira ni umwarimu muri kaminuza yari afite YouTube yivuga ngo ukuri mbona uwo muntu wamuraho amafaranga gute kosa yakoze ko yatuye tari inyota mu nzu ya Vende afite 11 tiriyari tiriyari zanziko ntiwabizanye ubu ari Tanzania yagiye guhaha dore Twitter y'ubushinjacyaha nta kintu kiriho kijyanye na Karasira we yagiye ibyo ndabyumva umunyamakuru ashobora no gukora follow up ye nkuko bivuga ashobora gusanga ari bakomanze ko ku bushinjacyaha kabuza nuko Nkusi yamborotse undi bamuhamagaye oya ntacyo mwihorere niba yarakuborotse oya nese telefone niyo ko ari yakaze NPPA Nkusi singo y'Nkusi umuvugizi w'ubushinjacyaha ahubwo ahafite na Airtel ugiye kumubaza ubundi impamvu se bongeyemo ibyaha twagira ngo twumve niba ari byo iracamo ndabizi iyi ntabwo iborotse n'iyakazi okay ntacyo ubwo banza ugenda uradubize wenda ubwo twumve abayitaba ashobora kuba ari no mu rukiko do mbabarira usama agaparagrafe gatoya k'inkuru ubwire abantu badukurikiye ni inkuru yanditswe na Igihe yasinyweho na Ntabareshya yisinywaho n'uwitwa Ntabareshya Jean de Dieu niko ajya umwana w'imibiri ikaba ifite umutwe uvuga ngo dosiye ya Karasira yongewemo ibyaha 2 bishya ubushinjacyaha bwongereye ibyaha 2 bishya ku byo bikurikiranyweho Karasira Uzaramba Aimable birimo icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo n'icyaha cy'iyeza ndonke ibi birego bije byiyongera ku byaha 3 Karasira ugiye kumara imyaka 2 afunzwe yarakurikiranyweho cyo guhakana jenoside guhishingira jenoside gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha yavuganye nande mu kiganiro igihe yagiranye nande ngo ibi birego Frank ikirego cy'ubushinjacyaha cyashyizwe mu ikoranabuhanga rikoreshwa n'inkiko ku cyumweru tariki 18 Kamena nyuma ya nkuru igihe yavuganye nande saa 4 z'ijoro igihe yavuganye nande igihe yavuganye nande nkuko byemejwe nande hagiye bareka kugusha ikinyamakuru cyanjye ibi nibabazana ibintu by'ibiprank igihe yavuganye nande tekereza ko Ntabareshya azi igihe cyane kurusha abandi se nyereka ubuse nkameyeramo ababajije ati igihe yavuganye nande kuki mutamushyize muri iyi nkuru muduteza Jean Paul inkuru zose urakotinga ni tegeko ikintu nk'iki
nuko ngo ntabareshya agira access muri ISMS y'inkiko. agomba gukotingwa amubwiye ko yagombaga kuvuga aho yakuye iyi source. Man, kugira ngo ugire amakuru muri ISMS nuko uba wihuje na dosiye. Navuge ko yabibwiwe n'umwavoka we nkuko dukotinga Maître Nde Kayitane Vode cyangwa Gatera Gashabana. Navuge ko yabibwiwe n'ubushinjacyaha twumve Nde twumve umugabo witwa Faustin Nkusi. Noneho mbwira hano inkuru nk'iyi ya Karasira nini igihe yavuganye nande aca bwana. Karasira atabwa muri yombi 2021 mu kwa gatanu ninjye watangiye nkurikirana urubanza nari mu gihe kugera urukiko rutegetse ko afungwa ajya muri gereza. Atangiye kuburana mu mizi aburanira i Nyanza, nta munyamakuru wa igihe urahagera. Ejo bundi aburana i Nyanza nta wari uhari, ubundi hajyaga haza Prudence. Hano ntabareshya yavuganye nande. Okay, ntacyo reka twe gutinda cyane ku nkuru ye igihe n'uwa yanditse n'uburyo yanditswemo. Ahubwo tugiye ku cyanditswemo. Igihe ni ikinyamakuru kinini. Yego, reka tujye ku cyanditswemo. Icyanditswemo birashoboka ko koko ibyaha byiyongereyemo, ariko kuvuga ngo saa yine z'ijoro ngo ISMS man ni ikintu ni urubuga. Uratekereza ko Jado yajya kuvuga itariki n'isaha nta muntu wabimubwiye? Ninde namushyiremo? Navuge ko ari Ismail, ariko urabizi ko habaho. Navuge ko ari Prosecutor General bimubwiye, navuge ko ari Nkusi. Nibyo biri profession. Yego, aya makuru ari officiel, agomba ko ari urwego ruvugwamo, agomba kugaragaramo ko ariko wibuke ko ari n'uburyo bwo guproteja source. Source se bushinjacyaha ibaho ko ari urwego n'umutangabuhamya se waca inyobye. None nzi koko kandi watuma mbaza Kayitana. Oya mureke ntacyo. Oya namubaza ko yabibonye. Ariko byo wamubaza da, wamubaza buriya siributse se ko n'umuntu mu metre. Maître Kayitana mwiriwe. Mwiriwe. Ngo byahinduye isura ngo ibyaha babiteretsemo ku wa mbere ku cyumweru nijoro. Ibindi byaha bibiri. Ntabwo nabisoma neza rero ntacyo nabivugaho ubu ngubu. Nawe ntabyo urabona. Oya birimo narabibonye. Birimo bongeyemo byangira ngo nka bibiri, ariko icyo nibuka cyane ko sindashaka umwanya wo kwicara neza. Icyaha cyeza ndonye. Yeza ndonye. No kuterekana inkomoko y'umutungo. Kuterekana inkomoko y'umutungo n'ubundi muri RIB bari barabimubajijeho. Nta gishya kirimo. Ariko bamaze kubona yuko yawerekanye inkomoko y'umutungo waturutse. Bagikuramo icyo barakireka. None kigarutse nyuma yaho twikije ko ibitaro byasabye ko ajya kwivuza. Yego, nyuma y'uko ibitaro byerekanye ko Karasira afite ikibazo cyo kurwara akwiye kwivuza. Ubwo bahinduye bongeramo ibyaha bishyashya yeza ndonye, bumva ko barakajije bashyizemo ingufu zirenze. Mu kanya hari icyo nibazaga. ISMS turabizi ko ari urubuga rwagiyeho 2016 ruhuriweho n'ubushinjacyaha ndetse na RIB yewe n'ababuranyi ubwabo. Hari ikinyamakuru rero cyitwa Igihe twagiye kumva tubona kirakotinze kiti ubushinjacyaha bwabiteretsemo saa yine z'ijoro, ariko nta hantu bakotinga uwabivuze. Haryo ubwo iyo ISMS iramutse bagiye baterekamo ibintu umunyamakuru akabigiraho access nticyaba ari ikibazo ku baburanyi mu gihe hataba hagaragaye watanze amakuru kuri uwo munyamakuru. Ntabwo nkeka ko umunyamakuru ayigiraho access, ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka ko uburyo umunyamakuru yakwinjira mu rubanza atujwe narwo. Ariko nkeka ko ubwo hari uwayamuhaye aya makuru, hari uwayamubwiye. Aravuga ngo ntunkotinge. Ubwo wayamuhaye ntamukotinge, ariko si jewe. Oya yavugaga ko ari ubushinjacyaha. Gusa babishyizemo n'injoro, n'ibyo koko babishyizemo n'injoro. Ibyo byarabaye babishyizemo n'injoro ku cyumweru n'injoro. Tuvuze ngo amazi si yayandi biri guhindura isura, twaba tubeshye. Ntabwo babubeshye, biragaragara yuko barimo bashyiramo ingufu nyinshi cyane, kuko na Dogiteri Mudenge bazanye
bakamwongera muri iriya kipe ngo ujya kumusuzuma Karasira. Mudenge kera yari yaratanze ubuhamya muri RIB avuga ko Karasira ari ibyo yigira ko atarwaye. Mudenge Dr Mudenge rero umuntu wabaye umutangabuhamya wa RIB kongera ukamugarura mu rukiko ngo ni umwegisiperi ugiye gusuzuma umuntu kandi yaramaze gufata uruhande abogamiyeho n'ibyo avuga urumva ko bigaragaza nyine ko ingufu zongewemo nyinshi. ubu umuntu ashatse ntiyakwikura bishoboka ko hari ubwo umuntu yikura mu rubanza yabona atazabona ubutabera. yewe iyo approche ntabwo njya nyishyigikira. Ntabwo njya nyishyigikira yewe naburana kugeza ku munota wa nyuma ubwo butabera nyine nkabubura bikaba n'ikimenyetso nyine ko nta butabera buhari. Wabura n'umuhenerezo. Nabura n'umuhenerezo kugeza igihe birangiriye bakabunyima nanjye nkabimenya ko bamunyimye ariko kwicara ngo barabunyimye nta cyemeza ko uriya akabari abacamanza b'i Nyanza nabo bazagenda muri uwo murongo. Principe nuko abacamanza bigenga. Ubushinjacyaha rero buriya bukora ibyabo kuko burashinja ariko akazi kabo buri muntu agomba gukora akazi ke. Gereza na n'uyu munsi nta kintu irakora approach kuri bisabe by'ibitaro. Nta kirakora kugeza ubu ntacyo ndamenya ariko kuwa gatanu nzajya kumureba. Maître Kayitana Evode umunyamategeko wa Karasira Aimable murakoze. Hari ikibazo ujya ubaza aba metere ariko nanjye ntangiye kukibaza ukunda kubabaza ngo twavuga ko uru rubanza rwa politiki ariko rumaze guhindura isura kabisa. Saa yine z'ijoro nyuma y'aho ibitaro bisabiye umuntu bati turabona ibindi bishya hapo natinya ubushinjacyaha buterekamo. none se urumva nari natatse ntabareshya kubera iki? Kubera yuko ntabwo yakotinzeho yakuye amakuru. Aya makuru tuvuze ya Karasira 90% avuye ku munyamategeko we Maître Kayitana Evode. Wowe wayakuye ariko ntacyo ubwo atagiye kure y'ibyo ntabareshya yanditse. Abako se ntabareshya urumva yatinyuka kwandika ibyo rega namwatakaga mbizi namwatakaga kugira ngo ajye yagura donc avuga ati hejuru rega turafite yawe si wa mutelefone rega twaricaranaga twaricaranaga ariko nyine nanone amakuru y'ubutabera bakora ku buzima bw'abantu ku giti cyabo ntabwo ari byiza ko umuntu koraho uko abyumva. ni ibyo rero. Mbere yuko dukomeza reka mbwira abanyarwanda ko umuntu wese ukeneye indabo nziza cyane zo kuba yakwifashisha ashobora kuba yagana Iraguha Flowers. Rero abangaba bakaba bakorera hano mu mujyi wa Kigali ariko bakaba bagufasha aho waba uherereye hose mu gikorwa icyo ari cyo cyose gikenerwamo indabo. So bahamagare kuri 0789506332. hanyuma Jean Paul Muneneza reka tujye kuri case ya Prince Kid. Uragira uti urubanza rwe rushobora gusubirwamo. Iki kintu ni ikintu kidasanzwe kandi cyaba gitunguranye. gusubirwamo kubera iki? Mbere na mbere duheraho impamvu urubanza rwa Prince Kid rushobora kongera kuburanishwa harimo amacabiranye menshi. Swat rushobora kutaburanishwa ariko rugasubikwa, isomwa rigasubikwa bakongera bakayungurura nyuma y'amezi abiri. Amezi abiri se ko ubu se Elisa we ntafite imyaka 2. Ariko urabyibuka ko kuri Kid Kid ari gusabirwa umuba w'imyaka. Ngiye guca hasi she hejuru she ahantu hose. Ikiganiro cy'ubutaha
nzaba afite amakuru yimbitse ya Kid gishya ni kuri 30 ariko bitunguranye rushobora gusubirwamo cyangwa se rugasubikwa bidatunguranye rwasomwa ariko ntabwo ari imbiha amahirwe menshi ndumva ari danger ntabwo ari danger buri muntu azira ibye Preskid yataza kuyoboka iyo buminsi ntaba ari mu nkiko nubona urangije umurimo wa YouTube utaganye inkiko zaba urusimbutse buri muntu azira akazi kujya mu nkiko kwa Kid ayobora Miss ari byo aregwa sebo nta kibazo keretse yaza ko ari mu nkiko aregwa ibindi okay so kuba Kid yaragaragaye imbere y'ubutabera akurikiranwa ibyo yakoraga biri normal akazi akurikiranwa akazi biri normal okay ubutabera bwo bufite akazi kabwo buri munsi babona imanza ahubwo nuko za manza nini zo ziba ari nke ntabwo z'umukobwa wavuze ngo ikayonza ngo abantu bari gupfa yitwa nde Bazogere wari umuzi n'umusitari akina filime Rosine ko Rosine ari mu mazi abira numvise n'umuvugizi wa RIB amuvugaho yamwikijeho waraye ni umunyakayonza wabonye Instagram yose ariko yari yiseguye kwisegura se yavuze iki avuga nka wa muhuro ni nka wa muhuro wa Jackson ngo utangaza ko abantu bari gupfa mu gihugu ya Rosine njye ntabwo muzi Rosine yakoze amabara harimo n'ibyaha ariko n'amategeko koze ibyaha ntiyakoze amabara aha daraho nibereye nuvuga ngo isa dushobora kumva Rosine akurikiranyweho ibyaha runaka byo gukwirakwiza ibihuha bituruka kuri Instagram ye ariko social media mbona zigiye kutugarika zirabica Moses si Instagram yamukozeho Rosine rega n'abana bahagiye yitwa nde nababaye ntibirarangira aha Kamarade nawe ari mu rukiko Kamarade nawe numvise ibintu bye birimo ngo na pasi w'impanuro numvise ari binini oya nako we pasi se wundi ugira nimero ye abari ku rukiko ko numvise babivugara oya ne nta makuru yabuze neza ntiyabivuze ndetse pasi impanuro impanuro pasi twamukoreye ubuvugizi yari yarabuze akaboneka niwe se waba ugeze niwe waba ugeze aho afungisha abantu se ashobora kuba atarabufungishije komuteri ahubwo yarifashishijwe mu kubona ahantu ari oya cyane se ari inshuti ye birashoboka gusa kugura ibintu bitari byo mu iduka byo ni risike nta nongera urizeye se ko ari butahe ntabyo nzi kuko ayigura sinari mpari busa nanze gutunga za F10 na kangahe zageze zitwa guki za Pro Max za 13 na 14 kara gusa ikintu cyose kirigisha byabaye kuri uriya muhungu bimubera isomo icyo navuga nawe wemera ko ni kimwe mu bivugwa muri speculation hari abavuga bati femu yari imaze kuba nini cyane kuri Kamarade ku buryo nawe yarategetswe kubaho mu buzima bumuhenze bivuze iki nyine bikaba byamushyira muri kondisiyo zo kugura nk'ibyo bintu by'ibyibano nyine kugira bameze neza siko mbibona abantu bose iyo batanyurwa n'uko bari bisanga bakoze amabara aho ushobora kuba yarwaye mu mutego atabizi kugura boro ni ikintu gishoboka abanyamakuru ni abahanzi ko baguma mu nzu ngo ni abasani ariko kugura boro birashoboka ubu boro zose utunze ufite fagitire yazo none se ko iwanjye uhazi mbwira ikintu uzi ntunze naba narabonye mu buryo butari ubwayo noneho ngende nkwereka n'amakarito buri telefone
ngo abantu baraguseka bagufite telefone ya make kandi bifitiye ikarito. nyifitiye ikarito yo muri Tekino. Nkwereke n'indi yo mu ikarito. Wagimbora koko. Kwirinda biruta kwivuza. Ni telefone ya make ariko naguze ndayigura muri Tekino bamafagitire. Ni televiziyo ya make. Sefiko. Fese utazi gushutinga. Haro uzaza mutegeke ko ayishyiramo. Bari bayibye ariko bayibonye. Bayibonye? Cyamuhiga bane bayibonye. Tuge ko muzayipasura kabiri. Haje divorce. Bira bintu byansetse muri kure bira televiziyo isatuye. Nibona hisemo ikindi kintu wafashe TV. Yanavuze akabati wabo. Ngo televiziyo ngo twayigabana. Ngo gutese ngo twayipasura. Tari n'intebe zibarika. Ngo twayipasura. Okay. Hapa natinya. Aha. Reka nsoze, reka ngiraho mpinira. Wayavuga ntago yayamara. Nagira ngo menye update cyane cyane ku rubanza rwa Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid. Muhagire ngo aragenda. Tutavuze kuri kutikije kuri Sport 1. Aperera garura ibikura nkota. Ngo ugiye kugarura abanyamahanga. Umva kuva kwa mbere kugera kwa 11. Rayon Sport ni yigurire ba Kanyarwanda. Kandi rero uko ndikigusetsa. Nka Mureri iguza abantu abakinnyi muri APR bayitikura. Kuba APR yakwirukanye ukajya muri Rayon. Umva ukina nk'uwiyahura. Okay. Ijya ngibyo reka tubyitege wenda muri shampiyona itaha. Akunda ufana ihe kipe? Aracyari ibihe. Ubundi ufana ihe? Fana Arsenal. Mu Rwanda se? Hayo. Nge fana Amagaju. Rero bivuyeho? Rero gaho ya Rayon ni timu ya Wanaichi. Sio timu tu. Ile ni timu ya Wanaichi. Ni abantu bose. Rero ni ikipe y'abantu. I Burundi ari ahantu hitwa iwabo w'abantu. APR ni ikipe ya gisirikare. I Burundi ari ahantu hitwa iwabo w'abantu. Murera rero ni ikipe y'abantu. Ufana Amagaju na Rayon. Gorillas. Kiretse haje n'amajezi. Ubwicanyi bwongeye buraza. Nabonye hanze abantu bari gutemana. So bari twaza inzara bafite ibibazo bundi. Muri gutera ubwicanyi? Ku muntu Imana imurema kugira ngo igihe nikigera azasubize plaque kuki ujya kwitaba umuntu wo kwitaba Imana. Abantu basubiza inkota mu rwubati. Okay. Ngayo nguko. Reka rero duhinira aho ngaho iki cyumweru hari amakuru adasanzwe mu butabera twakwitega. Nabonye Dubai na bagenzi be barongeye kuza imbere y'ubutabera. Ariko Dubai avuga ati mu butabera rwose mugira ikigomwe mu ndekure vugurura amazu abatishimiye amazu basubiza yabo bigendere. Dubai yubaka nk'abashinwa. Arakubwira ati inzu yanjye ni miliyoni 20. Ariko ubundi nyubatse neza wampa senkani. Nka Ventu ziyubakire. Dubai yagurisha amazu nk'ugurishije ibibanza. We rero iyo ugiye hanze birimo wowe ugiye ukazana ibintu byo kwiryamamo yakubwiye ko ari ikibanza ni kazi kawe. Umudamu ntiyavuze ngo ayo yaraza azayikoreshaho yararenze. Sasa kwa Murangwa Stephen niwe wambabaje. Yari ukora umunyapoli nyine uriya wahoze ari meya. Jean Paul ndagushimiye. Urakoze cyane.